bari imigisha yawe ukwingana, erega ni myinshi yo gutangaza, bari iyo migisha nonaha, Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza, bari iyo migisha nonaha, Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Nturemerewe se no kwiganyira, ugira ngo ntibikihanganirwa, barayamigisha Imana igiguha, umutima ushyike mu nda wishime, bari iyo migisha nonaha, Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza, bari iyo migisha nonaha, Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Hari abakurushije amajyambere, ariko aya Yesu ntiyahebuje, erega ubutunzi ufite mu ijuru, bwo ntawabukura nuko bubura, bari iyo migisha nonaha, Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza, bari iyo migisha nonaha, Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Amakuba ntaho yabamenesha ate, we kwiheba Imana irayategeka, wibuka imigisha yakugabiye, byose izabitunganye kuyobore, bari iyo migisha nonaha, Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ni Jeanne d'Arc, ngiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje abo tudaherukana, najyaga nihisha inyuma ya kamera, noneho murambonye. Jackie uragatsinze wowe, n'abandi mwese tutaherukanaga, nanjye ubwo
mu gikari munyoherereze nabo ntaheruka kubona mbabone, twongere duhoberane mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, si umwami wacu Yesu Kristo, twongeye kugushima muri uno mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Nyakubahwa ko ngo Imana ngo abera bajyaga baterana ngo mu ijuru ibitabo bikabumburwa, nanjye ndingize cyane ubwo tugiye guterana muri uno mwanya ngo ahantu haba hera, kandi nyakubahwa ko ngo Imana ibitabo by'ibibumburwe handikwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka ineza yawe n'urukundo rwawe bane natwe, nyakubahwa ko ngo Imana umugabura n'abagaburirwa basangira imigisha, kandi cyane cyane uganire n'imitima yacu kugira ngo twumve icyo dushaka mu mwanya nk'uyu nguyu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo Pawulo yandikiye Tito, shapitire ya mbere cyangwa igice cya mbere umurongo wa 5. Pawulo yandikiye Tito igihe yamusigaga i Kirete, amwibutsa inshingano yamusigiye, aramubwira ngo icyatumye musiga i Kirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Iyo ukomeje hepfo usanga yaramuhaye detaye, amubwira ibyo yamutegetse gukora, uko abashyiramo, amubwira n'abahitamo abo ari bo, amuha detaye za buri kimwe cyose. Natwe biradukora tujye dusaba Imana detaye. Imana ijya itanga detaye, ikatubwira uko twitwara n'uko tugenda, ikakubwira na ka kandi utajya gutekereza. Imana ni ishimwe. Ngewe ibintu by'Imana ndabitinya, nsigaye njya kujya mu kintu ngahinda umushyitsi, kubera ko nabonye itanga detaye. Hari igihe mba nasuzuguye akantu gatoya, najya kubona nkabona irakazanye, ndavuga ngo Mana uteye ubwoba, uri umubyeyi mwiza, ni umubyeyi mwiza, hakundi na mama wawe agucishamo ijisho akakubwira ati ariko nk'ako kenda. Imana nayo ni uko imeze. Reka twigarukire ku magambo y'Imana. Nagira ngo mwibutse uyu munsi njyewe nawe turiho, kandi nyamara hari benshi, hari urungano rwacu, hari abo twuruta, hari abo baturuta bavuye muri uno mubiri, hari abandi bari muri koma, batazi ngo harapfa iki, harakira iki, ntibazi ibiri bari ruhande, donc nta buzima. Ariko ndakwinginze ngo mbabure aka kanya gato Imana iduhaye, wowe ugihumeka nanjye tugaha Imana, maze twumve ikiganira natwe. Kuko buri munsi turabona abantu bashyingura, buri munsi turabona amatangazo ku isi yose. Iyo ugiye muri statistique wasanga hapfa amamiliyoni n'amamiliyoni. Ariko se njye nawe ni iki gituma Imana idusiga? Ni iki cyatumye uyu munsi ukiriho? Ni iki gitumye uyu munsi njyewe nkiriho? Icyo nicyo tugiye kureba. Ni iki cyatumye cyagihe Imana indokora accident? Iki cyatumye cyagihe Imana igukura ku iseta? Iki cyatumye cyagihe uri ku rugamba utagwayo kandi hari benshi baguyeyo? Iki cyatumye muri ya gereza abandi baraguye wowe ugasigara? Ni iki cyatumye muri ya mashyamba warayanyuzemo mu bihe bigoye wowe isaha ukaba uriho uri mu gihugu runaka? Ni iki cyatumye Imana ikurinda? Ni iki cyatumye cyagihe ujya kubyara abandi bakahagwa wowe ugataha? Ni iki cyatumye muri bwa bwato bamwe barohama wowe ugasigara? Ni iki cyatumye muri accident y'imodoka bamwe barapfuye ariko wowe urataha? Ni iki cyatumye urokoka? Hari tuvuge ko ari agaciro turusha abandi se? Oya. Tuvuge se ko tubarusha ubwiza? Oya. Hari abagore beza, hari abagabo beza. Hari muri rimwe uvuga ngo ni iki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigeze aho? Menya ko ari ubu ntuwagiriwe, maze nawe ujye ushima uwo mwami. Abagabo beza bitondaga, bazi kurinda ingo zabo, abo wari uzi nabo utamenye, bagiye ureba
mugenda niki. Hari abagabo beza bitwaraga neza Imana kurushaho gukiranuka, bitaga ku bagore babo, bakita ku bana babo, bakita ku ngo zabo, baragiye, twebwe turasigara. Hari abagore beza ku masura no ku mutima bandushaga, baragiye, ndasigara. Hari urubyiruko rwiza, abakobwa n'abahungu bagiye ari batoya, twebwe turasigara. Kuba baragiye si ikibazo, ahubwo bagiyeyo. Noneho twebwe dusa twasigaye, ko tugifite umwuka wo guhumeka, turatekereza iki? Ni izihe mpinduka mu buzima bwacu? Ni izihe mpinduka muri sosiyete turimo? Ni uwuhe musada turimo gutanga mu murimo w'Imana? Tumaze iki? Imana yo mu ijuru nishimwe. Hari icyatumye usigara rero, hari n'icyatumye nsigara. Reka tukirebere hamwe. Njyewe ku bwanjye, muri iri jambo nanyujijemo amaso, ndongera mfata umutima wanjye usura ibihe nanyuzemo, usura byose, urasura, uratembera. Nsanga hari ibintu Imana yansigiye, kandi byaba nawe ibyo yagusigiye. Imana yaransize ngo nibuke kujya nyishima. Mutima wanjye himbaza iyo Mana. Haleluya. Nibuke gushima Imana kuko yansize. Nibuke gushima Imana kuko yandemye. Hari imirimo yandemeye muri Kristo Yesu. Imana nishimwe. Shima Imana ko yanyongereye iminsi yo kubaho. Shima Imana ko yampaye agakiza. Shima Imana ko yanyongereye igihe cyo kugira ngo nezwe. Imana yo mu ijuru nishimwe. Icya kabiri ni ukugira ngo njyewe ubwanjye nawe twimenye, ndinde muri Kristo Yesu. Umumaro wanjye nuye muri Kristo Yesu. Ni igiki Yesu yakoze muri njyewe? Ese ngomba gukora iki? Ndinde mu by'ukuri, ndinde muri sosiyete. Imana yo mu ijuru nishimwe. Icya gatatu ni ukugira ngo tugire ibintu dushyira ku murongo, nk'uko Pawulo yabwiye Tito, aramubwira ati hari ibyo nagusize ngo ushyire ibintu ku murongo muri iryo torero ry'i Kreti, ushyire abayobozi mu midugudu, kandi utoranye abagabo bameze uku n'uku n'uku, utoranye abagabo b'abakiranutsi, utoranye umugabo ufite umugore umwe, ntutoranye Imana yo mu ijuru nishimwe. Utoranye umugabo unyura hirya no hino, ntutoranye umugabo w'igisambo, ntutoranye umugabo w'umunyangeso mbi, ugira butoranya. Ntabwo aho ngaho ari cyo icyigisho, ntabwo ari cyo kintu nshaka ko turebaho, kugira ngo amuha detaye. Natwe rero hari ibintu bidatunganye mu miryango yacu, birahari mu bugingo bwacu, birahari. Hari ibyo dukwiye gusohora, Kristo akabona ubuturo. Hari ibyo dukwiye kweza, tugakura, tukavanaho umwanda, Kristo akabona haba, tukabona aho dutuza umwuka wera. Imana iradushaka, irashaka, kandi nawe iragushaka. Iradushaka aho turi. Mu kazi kawe hari ikintu Imana yagushyiriyeyo, hari ikigushakaho kubw'umurimo wayo, kubw'inyungu z'Imana. Kuko ijambo ryarambwiye ngo turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo iyo yiteguriye kera ngo kugira ngo tuyigenderemo. Kuvuga ngo ni pra yayo, turi muri pra y'Imana. Rero yaraturemye, idushyira aho ngaho, iduha n'inshingano njyewe nawe dukwiye kuzuza. Hari ikintu ukwiye kureba mu ishuri aho wiga, ukora iki, witwaye ute, hari ibyo Imana igushakaho aho ngaho. Mu rugo Imana yagushyizemo hari icyo Imana igushakaho, hari icyo Imana igushakaho muri abo bana bawe, hari icyo Imana igushakaho kuri uwo mutware wawe, hari icyo Imana igushakaho mu babyeyi bawe, hari icyo Imana igushakaho. Yahagushyize kubw'impamvu, yahagushyize kubw'impamvu. Ahubwo tujya tugira ikibazo ntituyibaze. Urashaka ko mba nde muri uru rugo? Urashaka ko mba nde muri iri shuri? Muri aka kazi urashaka ko nitwara nte? Imana yo mu ijuru ishimwe. Hari akantu mpora mvuga, hari ukuntu ku kazi wenda usanga abantu basiganye, cyangwa se umuntu akagenda akihisha, ugasigara wenda uri kuri floor urimo kuvunwa n'akazi wenyine, yajya yicara nko muri toilette, n'urugero ntanze.
noneho nkiganyira ngatangira kuvuga se Mana yanjye nza uyu muntu wamureka akaza agakora ibintu bye, ariko nkumva agatima nzahora mbibabwira bino, nkumva agatima karankubise ngo uzi gukora neza ntabikore ngo bimubere icyaha. Navuga nti Mana rero ndashaka imbaraga zawe, ngwino umpe imbaraga ngende mbikora uko bikwiriye. Imana yo mu ijuru nishimwe. Natwe rero aho turi hose, haba mu kazi, haba mu rugo, waba wabyaye cyangwa utabyaye, waba uhaze cyangwa ushonje, Imana iradushaka ko tuba umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Wiba ukura umutima abandi, ahubwo uhumuriza iyo mitima. Imana nishimwe. Ikindi ni ukugira ngo tugire uruhare rwiza mu kuzana abantu kuri Kristo. Dukwiye kuzana abantu kuri Kristo, tutabazanye tubabwira ko Kristo azabaha imigati, tubabwiye ngo ko kwa Yesu binagana, ahubwo tuzanira abantu Kristo dukiza ubugingo bwabo. Bwira abantu ibikiza ubugingo bwabo, ubabwira abantu iby'ubwami bw'ijuru. Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro. Ikindi ni ukugira ngo hahandi nakomeje mbikomozaho, hahandi tugira impinduka. Tangira impinduka utanga mu gihugu cyawe. Njyewe nawe tubaye ab'umumaro, niba turi abacuruzi tukirinda kwiba, twavuga tuti iminzani yacu izaba iri ku kigero, ntabwo tuziba, tuzaha abantu ibigero bikwiriye, tuzabapimira ibikwiriye, tuzaha abantu ibiciro bikwiriye. Ukeka ko abo bantu utabugize umumaro? Ari kubasoresha uzaba ugize umumaro, ari no kuri ba baturage baza guhaha iwawe uzaba uw'umumaro. Niba uri mu kazi, gerageza gutanga amahoro, ugerageze kubana n'abandi amahoro, ugerageze werekana impinduka, babone ko hari ikintu cyahindutse. Nk'umukristo bajya bavuga bati hano dufite umukristo, hano hari umuntu w'umukristo n'inyangamugayo. Niyo dukeneye n'uwo twatuma kuri banki niwe twatuma, dukeneye n'awo twabitsa amabanga niwe twayabitsa, kubera ko uyu muntu ni inyangamugayo. Karitsiye utuyemo w'icyitegererezo, uba inyangamugayo. Ba bandi muturanye nibakubona bavuga bati tugiye kwa Jeanne d'Arc twaruhuka. Benshi munsi kuri inshuti Jeanne d'Arc cyangwa Ingabire, iyo ni amazina yanjye. Twaruhuka, twamubwira ibyacu, ntabwo yatuvamo. W'umumaro aho uri hose. Imana yo mu ijuru nishimwe. Ikindi turushaho kwita ku iherezo ryacu, twongererwa iyi minsi kugira ngo turusheho kwita ku iherezo ryacu. Wite ku iherezo ryawe, nite ku iherezo ryanjye, ndusheho kwezwa no kwegera Imana. Muri cya gihe n'ubundi ndimo gukora imirimo myiza, muri cya gihe ndimo kuba umumaro ku bandi no ku gihugu, ariko nanjye ntekereze kuri njye, ese uyu munsi Kristo aje twazamukana ku bicu, ahamagaye impanda nzabasha kuyumva? Nigize ngirira ihishurirwa ritoya cyane rintera ubwoba. Dusohotse mu rusengero ntangazwa no kubona itorero rizamutse, ariko mu gihe nari ngeze mu kirere hagati mbona abantu bose twe turi kumwe nta n'umwe turimo. Nuko kabaye nk'akantu ko kunkangura gatoya, ariko kandi agahinda na n'isaha. Vuga ngo dusohotse mu rusengero, nta n'iminota 5 ishize dusohotse mu rusengero, twari muri haleluya, twari mu mwuka, none ni iki gitumye aba bantu basigara? Twite ku iherezo ryacu. Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro. Nagira ngo nsoze mbasaba ngo iyi Mana igitanga amakuru, iyi Mana itanga amakuru, kandi itanga amakuru atariho ivumbi. Uyegere nanjye nyegere, twisaba amakuru. Mana urashaka ute? Urashaka hiki? Urashaka ko nitwarane? Ese uru rugo rwubake nte? Aba bana mbarere nte? Muri aka kazi ngakore nte? Tugisha inama Imana. Tugisha Imana inama, izatugira inama kandi izatubwira uko twitwara mu gihe dusigaje kubaho. Imana yo mu ijuru nihabaho umugisha, kandi Imana ibishimiye. Abo najyaga mpa audio ntago bikinkundira, audio kuri WhatsApp ntago bikinkundira, kubera ko akenshi bisaba nuko nandika. Benshi bansabaga kwandika kugira ngo audio idafungutse bagire, ntago nkibona umwanya wo kwandika. Ariko nabwo ubwo buryo nzajya mbukora, kuko dukwiye kuvuga Imana mu gihe nk'iki dutije, kandi n'Imana irashaka ko
tuyikorera, reka tubabe umumaro, njye nawe tubabe umumaro. Ndabakunda batari barambonye, noneho murambonye, ntacyo mwitwaza, mugende mukore subscribe, ubundi musharinge na comment. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ndabakunda, ariko Yesu Kristo akabakunda kundusha. Nimugumeze mugubwe neza, kandi mugire umugoroba mwiza, ko ari nimugoroba, natwe turi ku manywa tugira amanywa meza. Ubabaye ni ukuri usenga Imana, natwe tugufashe. Urwaye ushaka abatambyi bagusengere, bagusiga amavuta, ariko ari amavuta ntabwo akiza. Amavuta bakwiye kugusiga ni amasengesho, kuko n'ubundi ntabwo ari yayandi, ntabwo ari olive oil, oya. Bagusiga amasengesho, bagusengere, bakwiteho, bakube hafi. Niba ushonje bakugaburire, niba ubuze utuvuta tubobeza umubiri batuguhe. Utwo nitwo dukenewe ku mukristo wese. Kandi wishimye ufatanye nanjye guhimbaza Imana, kuko njyewe mfite umunezero mu bintu Yesu yampaye. Niyo amasasu yavuga, yampaye amahoro, ndaryama ngasinzira 100%. Nta kintu kinkura umutima, nta byacitse. Yesu yarabikoze, yaravuze ngo mbahaye amahoro, kandi ni ukuri amahoro yaduhaye ntabwo yatubongeje nka bwa bunyobwa bwo ku kayiko, ahubwo yaduhaye amahoro yuzuye. Ayo mahoro nawe ndayakwifurije. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, Uwera wa Isiraheli, Imana ikomeye, nongeye kugushima muri ano masaha ya saa 8. Uri Imana igira neza, uri Imana irinda, uri Imana ikomeye, uri Imana, haleluya, ushyira ikuzimu ugakurayo. Uri Imana, uri Imana. Hari igihe mbura icyo nkavuga ngo uri Imana. Dawidi nawe yigize akuba, aravuga ngo uri Imana ikomeye. Waturindiye henshi hatandukanye, uturinda intambara z'uburyo bwinshi. Hari abo warindiye mu mazi batareba icyerekezo cy'aho bava n'aho bajya. Hari abo warindiye mu mashyamba batazi iyo bava n'aho baturuka. Hari abo warinze ubakiza ya mihoro. Hari abo warinze ya masasu, Wera wa Isiraheli we. Hari abo warinze inkongi z'imiriro, nyaguhora ku ngoma Imana. Hari abo warindiye mu busa twagiye tubona uturinda. Waturindiye ku maseta, nyaguhora ku ngoma Imana. Dukora accident turakira, turarokoka. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo dukwiye kwirata gusa, ahubwo ngo wirata, haleluya, yirate ko amazina ye ari mu gitabo cy'ubugingo. Duhe rero natwe kumenya kubara iby'iminsi yacu. Uduhe nyaguhora ku ngoma Imana, kurushaho kumenya cyane icyo wadusigarije. Ntabwo wadusigaje ngo tugiye duhage, ntabwo wadusigaje ngo twige amashuri akomeye tuminuze. Ibyo ni byiza ko tubigeraho. Ntabwo wadushigaje ngo tube abacuruzi bakomeye. Ni byiza cyane ko twabigeraho rwose, nta cyaha kibirimo. Ikibi ni ukubikora tudakiranuka. Turakwinginze rero ngo twibutse icyo wadusigarije nyamukuru. Twibutse icyo dushakaho mu ngo zacu, twibutse icyo dushakaho mu bana waduhaye, twibutse icyo dushakaho mu kazi dukora, utwibutse icyo dushakaho mu mashuri twiga, utwibutse icyo dushakaho mu nsengero dusengeramo, utwibutse icyo dushakaho mu miryango twashatsemo n'iyo tuvukamo. Data, uradushakaho iki? Uyu mugabo uramushakaho iki? Uyu mumama uramushakaho iki? Uyu musore n'iyi nkumi urabashakaho iki? Ganira n'imitima yacu, buri umwe wese umwibutse icyo umushakaho, kandi umwibutse icyatumye umurema n'icyatumye umusiga mu gihe benshi batambutse. Ngaho ubuntu bwawe n'imbabazi ze nibikomeze kubana natwe, kandi amahoro yawe atwarire cyane mu mitima yacu. Nyaguhora ku ngoma Imana, turi ibikoresho bizima bishimwa nawe. Nyaguhora ku ngoma Imana, ariko kugukorera gukwiriye. Ngaho ubuntu bwawe n'imbabazi ze nibane natwe mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Ciao. Mugire umunsi mwiza, abandi mugire ijoro ryiza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murote ibyo mu ijuru. Ni ukuri ndongera ndabibabwiye ngo murote ibyo mu ijuru, kuko biranezeza. Imana ibihishurire bundi bushya, utarotaga arote, uterekwaga yerekwe, mu izina rya Yesu, amen.